Bahaye ikaze muri Ndayizeye Impact Show, ni Pastor Ndayizeye Emmanuel. Ijambo tujye kuganira uyu munsi iravuga ngo umugambi w'Imana kuri wowe. Nta gushidikanya ngewe nawe duhora twibaza umugambi w'Imana ku buzima bwacu n'ubuhe. Uyu munsi wanejejwe no kugira ngo dusangire icyo nasobanukiwe ku mugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Umugambi w'Imana icyambere ugomba kumenya ku buzima bwawe, Imana yakuremeye ikugambiriyeho kugira ngo ube umuntu w'umumaro, kandi ikugambiriraho kugira ngo ube umuntu ushyitse uri ku kigero gikwiriye. Iyi gutekereza ivuga ati Manuel ndifuza kuba umumaro, Manuel ndifuza kuba umuntu ushyitse. Kadusome mu Efeso ibice 2 umurongo wa 10. Haravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Aha umugambi w'Imana uragaragara. Iyandemeye kugira ngo ngire imirimo myiza mbumumaro. Bene data, ahantu uri wowe ushobora gutekereza ko ari impanuka, ibyo ukora ushobora gutekereza ko ari impanuka, ariko ntabwo ari impanuka. Aho uri hari icyo Imana iguhagushakaho. Ni ibintu bibiri. Icyambere, ihagushyize kugira ngo uhagire umumaro. Icya kabiri, ihagushyize kugira ngo igukuze, ikugire umuntu ushyitse. Waba uri umukanishi, waba utwara imodoka, waba uri umuvuzi, waba uri umuhinzi, waba ukora mu biro, waba uri umuyobozi, ugomba kumenya ibintu bibiri. Ntubabazwe n'aho uri, oya, ahubwo menya ko umugambi w'Imana kugira ngo bahuri no kugira ugire uwo mumaro. Ujye uhora ahubwo wibaza nifite umumaro aho ndi. Ikindi ni ukugira ngo Imana ikunyuza ahantu hakugira uwo uriwe. Hari byinshi Imana ibishaka kugira ngo rero ubigereho nuko ucaho hantu. Mwene data no umugambi w'Imana kuri wowe. Icya kabiri, maze kubona ku mugambi w'Imana ku buzima bwacu, Imana itugambiriraho kuduha umugisha. Si uko tugira umumaro gusa, si ukudukuza no kutugira abantu bakitse, ahubwo icya kabiri tugambiriraho kuduha umugisha. Iyo itekereje ubuzima bwanjye ingambiriraho umugambi wawe kuri nge ni uko umugisha. Muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 hari amagambo meza cyane, ngira ngo ni ijambo rikunzwe cyane rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira. Uyu ni umugambi w'Imana. Imana imera tubwira ibyo tugambira. Iyo umuntu akugambira aba gutekereza. Nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo bareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ugenda ahantu uri hose umenye ko Imana nta kindi gutekerezaho uretse ibyiza. Ntabwo ibi bishobora guca mu bitekerezo by'Imana ku buzima bwawe, oya. Niyo mpamvu udakwiye gufata umwanya wawe ngo upfushe gusa witotomba cyangwa wiganyira, kuko ibikubaho ntabwo, nubwo wowe wabona ko ari bibi, ariko ntabwo Imana igambirira ibi kuri wowe, oya. Kumenya ko ubyo wacamo byose, niyo mpamvu baravuze ngo byose fatariza kutuzanira ibyiza, nuko azi ko nta kibi Imana igambirira ku muntu. Umugambi w'Imana wo kuri wowe ni ukugirira neza, ni ukuguha umugisha. Umugambi w'Imana wa gatatu, cyangwa se icya gatatu ugomba kumenya ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe, Imana yifuza igambirira kubana nawe ukiri mu isi, ariko kandi no kuzabana nawe mu ijuru. Kumenya ibyo hari icyo bigufasha ku buzima bwawe. Ngewe ubuzima bwanjye kumenya ko Imana igambirira kubana nanjye, hari uburyo nkwiye kububaho. Abenshi dutinya amaso y'abantu, ariko iyo umaze gusobanukirwa ko Imana ikugambira kubana nawe, ntabwo uba ugitinya amaso y'abantu, ahubwo uba uvuga ngo nubwo abantu batareba, Imana irareba. Bituma ubuzima bwawe bubaho mu buryo bunezeza Imana butanezeza abantu. Ikindi bigufasha ni uko udaha agaciro ibyo abantu bakuvugaho, ahubwo icyo Imana ikuvugaho nicyo uha agaciro, kuko ntabwo ubereyeho kunezeza abantu gusa, ahubwo ubereye kunezeza Imana. Umugambi w'Imana kuri wowe ni ukubana nawe uyinezeza, kubana nayo uyinezeza, kandi ubanye n'Imana neza hano ku isi, uba uzabana nayo mu ijuru. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 21,
ngo abantu niremeye ubwanjye ngo berekane ishimwe ryanjye. Mwene data, umugambi w'Imana ikurema ni ukugira ngo werekane ishimwe ryayo mu byo ukora byose. Iyo umaze kumenya ko Imana yifuza kubana nawe, ugerageza ibyo ukora, igigusunika cyo bita motivation, ni ukuyihesha icyubahiro, ni ukuyihesha ishimwe. Kandi iyo ubayeho uhesha Imana icyubahiro ku isi, uba uzabana nayo no mu bwami bw'Imana. Imana ikugambiriraho kugira ngo ugire umumaro ndetse ube umuntu ushyitse. Imana ikugambiriraho kuguha umugisha, ndetse Imana igambira ku buzima bwawe kugira ngo ubane nayo hano ku isi ndetse uzabane nayo mu ijuru. Bityo ubuzima bwawe ububeho uyihesha icyubahiro, kuko n'Imana igufitiye imigambi myiza. Yesu abaha umugisha. Amen.